reka ariho duhera. Haleluya. Amen, amen. Yego, reka dusome ijambo ry'Imana. 9 ibice 9 Samweli wa kabiri ibice 9 umurongo wa mbere. Aravuga ngo buke Dawudi arabaza ati mbese hari uwasigaye wo mu muryango wa Sawuli ngo mugirire neza kubwa Yonatani. Kandi mu nzu ya Sawuli hariho umugaragu we witwa Siba. Yego. Baramuhamagara ngo yitabe Dawudi. Umwami aramubaza ati mbese ni wowe Siba? Nawe aramusubiza nawe ati ninjye umugaragu wawe. Amen. Umwami aramubaza ati harya ntawe ukiriho wo mu nzu ya Sawuli ngo mugirire imbabazi z'Imana? Siba asubiza umwami ati haracyariho umwana wa Yonatani umugaye ibirenge. Yego. Umwami aramubaza ati abahe? Siba asubiza umwami ati aba mu rugo rwa Makiri mwene Amiyeli i Lodebari. Umwami aramutumira amukura mu rugo rwa Makiri mwene Amiyeli i Lodebari. Yego. Kuri 7 Dawudi aramubwira ati humura kuko ntazabura kukugirira neza ubwaso Yonatani. Amen. Kandi nzagusubiza imisozi yose y'inyarurembo ya sogokuru Sawuli. Kandi uzajya urira ku meza yanjye iminsi yose. Amen. Amen, amen. Haleluya. Hallelujah. Umutima wanjye uranezerewe. Kandi. Tumaze iminsi twumva ijambo ry'Imana ku bakozi b'Imana. N'ubuhamya butandukanye. Yego. Imitima yacu ikagubwa neza. Amen. Hari umuntu wabivuze neza aravuga ngo mu matorero dusengeramo hari igihe tubura umwanya wo gutanga ubuhamya. Yego. Ariko ejo bundi Imana yaramfashije kubera ko bari bazi bitangaza Imana yankoreye bampa umwanya fata umwanya muremure uhagije ntanga ubuhamya. Amen. Nabundi nababwiye ejo bundi uko Imana yankijije imyaka 8 nari maze ndwaye. Hanyuma iri jambo dusomye hano Imana yacigira neza. Yego. Imana iratunezeza. Amen. Imana yadutungiye mu makuba yacu. Imana yadutungiye mu bibazo byacu. Yego. Kugira ngo natwe tuzagire abo tugirira neza mu mahoro yacu. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Amen, amen. Imana yarakurize wewe, reka mvuge ngo yarakurize nanjye yarandinze iturindira mu makuba muri bya bibazo twari turimo. Yego. Ejo umubyeyi hari umusaza utazi ubuhamya uriya w'Ibukavu. Yarashimishije cyane. Yego. Imana yamutungiye muri bya bibazo byose hari Ibukavu. Akaza no mu Rwanda Imana ikakomeza kumutungira muri bya bibazo. Yego. Hari icyo Imana yashakaga ko mu gihe nawe azabaguwe neza azagira abo agirira neza. Imana ni umva ibyo yagutungiyemo bya bibazo bya bindi wari urimo bya byago wari urimo Imana yagutungiyemo. Yego. Ukabugejije uyu munsi ikemera ko abavandimwe bacu ababyeyi baratabarutse ariko twebwe yemera ko iturinda. Hari umusaza wasenze sinamenya amazina ye ariko numvise twabanaga muri byura. Yego. Yavuze ngo Mana waturinze muri koke uturinda n'ahandi hose uraturinda uraza tugeza aho turi. Reka nawe mubwire nanjye nkubwire nanjye nibwire Imana yaturize hahandi muri bya bibazo yagiraga ngo natwe igihe tuzaba tuguwe neza turi mu mahoro noneho dufite ubushobozi natwe tugira abo tugira neza. Yego.
imana ineza imana yakugiriye yose n'ibyo yakurinze byose uburinzi yagushizeho hari ubwo wowe wabonye ariko hari n'ubwo utabonye burya imana yo mu ijuru dusenga igiturinda ikaturinda twebwe ku byo tubona hari ibyo tuba twabonye reka mvuge ngewe ubwanjye reka nivuge imana yarandize mu mpanuka zirenga 6 nakoze ibyo nibyo nabonye ariko hari ibindi byinshi imana igiturinda twebwe tutarebesha amaso nagahoraho imana yacu igira neza iraturinda ijambo ry'imana rikavuga ngo niba kubera ko yasubize muri ibyo byago muri ayo makuba muri izo ntambara ni benshi banyuze mu ntambara twanyuze mu ntambara bavandimwe ariko imana iturindira muri izo ntambara ishima yuko tugeze uyu munsi tukiri bazima iyo mana yabikoze hari icyo natwe tugomba kugirira abandi neza tubagirire neza kubera ko turi mu mahoro twebwe tuguwe neza tumeze neza hari umubyeyi wasenze neza aravuga ngo abandi baraye hanze abandi bari hanze bari kunyagirwa n'imvura ariko twebwe turi mu mazu yacu tuguwe neza kuki twebwe tutatekereza kugira abandi neza abo ngabo bari muri ibyo bibazo kuki tutabagira neza mana yanjye mana mu bukene muri yanzara twabayemo hahandi nawe wabayemo bya bindi wanyuzemo ariko none ubu urarya ugasigaza kuki utakwibuka uwakugiriye neza cyangwa se ukibuka n'undi nawe uri mu kaga imana ishaka ko mu gihe ngiki tugira abo tubera umugisha nawe hari abandi bakubereye umugisha wowe utaruzi bakubera umugisha cyangwa waruzi bakubera umugisha nawe imana irashaka ko nawe muri iki gihe ubera abantu umugisha umubyeyi yambwiye hari umupastori uvuye ruguru iriya twari turi kumwe ejo ku cyumweru yambwiye amakuru ambwira agahinda n'ibibazo biri hariya haruguru turavuga ngo mana urengere ubwoko bwacu turengere mana uretse ko nta wundi mu isi yose nta wundi waturengera uretse imana yonyine yaturengera irengere abavandimwe irengere inshuti irengere n'abo twari duturanye bose ibarengere imana irashaka ko none uyu munsi nawe wowe uba umugisha ku bandi wowe umugisha kubera ko urarya ugasigaza cyangwa urarya ugaha cyangwa uguwe neza nawe ugire abo ugirira neza Haleluya. Imana yadutungishije turi mu butayu sibyo twari turarikiye ibyo yadutungishije nibyo byari bidukwiye nyine niyo mpamvu ibyo ngibyo kuba twaravuye muri ubwo butayu tugomba kwishima tukagira n'abandi neza nta muntu n'umwe watungwa n'ibyo ararikiye ahubwo atungwa n'ibyo agaya bike bimuri iruhande haleluya amen mu bami ba mbere 10 umurongo wa mbere nuhasoma ukageza kuwa 6 imana yategetse igikona kikazanira Eliya ibiryo akarya kandi akanywa n'amazi nubwo nawe hari ibyo imana yategetse itegeka abantu itegeka umuntu iramuzana uwo muntu akugirira neza ushobora kuba uri mu kazi ariko si wowe wakishizemo hari uwo imana yakoresheje kugira ngo nawe ukabemo hari aho uri imana yategetse undi muntu kugira ngo uhabe yewe naje mu Rwanda ntabishaka ariko nazanywe n'undi muntu uwo wazanye arahari n'ubu ntarapfa uko yazanye ubwo nuko niko yabitekere n'imana yamukoresheje nawe aho ngaho uri n'imana yakoresheje undi muntu bitumubwira aho ngaho uri niyo mpamvu ugomba kugira abandi neza hariya twasomye dusoza ariko mana yawe Dawudi
na Yonatani bari barakundanye urukundo rwiza, urukundo rukomeye. Buriyo tuvuga urukundo, reka mbabwira akantu gato. Hari icyo bavuga ngo wakunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Yego. Ariko hari ibyo nanjye guhishurirwa muri iyi minsi mike cyane, mike itarengeje n'ukwezi ntukuragera. Burya ntabwo n'ubwo ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, ntabwo hari aho bitumvikana neza. Yego. Hari igihe ubyumva ese nuko ngo niba wikunda wajya ugura umwenda ukagurira na mugenzi wawe n'undi muntu. Hari igihe byakunanira, ariko naje gusobanukirwa urukundo rw'Imana rwiza Imana ikunda. Amen, amen. Reka mbabwire urukundo n'urwo ngo uko iyo bamushaka abandi ko babagirira, ngo namwe ari byo mubagirira. Yego. Ibyo ushaka abandi ko bagukorera ari byo nawe ukorera abandi, nubwo ni rwo rukundo. Haleluya. Amen. Hanyuma mu Baroma 12:15 ni rwa rukundo haravuga ngo mwishimane n'abishima. Yego. Ngo mubabarane n'abababara. Urwo urukundo Imana dushakaho n'urwo ngurwo. Yego. Numara uguwe neza cyangwa se ibyo waba urimo byose, numara kumva uzagire nawe abugirira neza. Dawidi yari yarakundanye na Yonatani. Nubwo ise Sawuli yamuhize amugirira nabi, ariko ntabwo yigeze abyitaho, yarabyirengagije. Arangije amaze kujya ku ngoma, amaze guhaga, amaze kugera ku mwanya neza, aravuga ngo ninde waba ukiriho wo mu muryango wa Sawuli cyangwa kwa mumugirire neza, imugirire neza imbabazi z'Imana. Yesu umwana w'Imana, Imana yo mu ijuru tugire neza. Amen. Imana ikoresha umugaragu witwa Siba. Aravuga ngo haratariho umwana wa Yonatani, ariko ngo yamugaye ibirenge. Ari Rodebari kwa Makiri. Yitwa Mefibosheti. Arangije aramubwira ngo mumuhamagare aze. Ibaze nawe aho waba utuye mu cyaro kure cyane ugahamagarwa n'umwami cyangwa ugahamagarwa na perezida, ibintu birahinduka. Reka nkubwire, Imana yakoresha ibisiba kugira ngo Mefibosheti abone agirirwe neza, yuko nta wari uza haba. Haleluya. Amen. Imana ntijya yita ku mateka yawe. Imana ntireba aho uvuka hakomeye. Imana ntireba ubushobozi bwawe. Yego. Imana igira neza uko ubishaka. Yego. Davida yagiriye neza imfubyi n'abapfakazi. Ageze mu gihe cya nyuma, amaze yitabye Imana, bararira ngo barire, Imana yongera igarura ubuzima bwe. Haleluya. Amen. Moridekayi yari burare ari bupfe, kuko natwe imigambi mibi bari kugambira ku bwoko bwacu, bumva ko baturangiza tugashyiraho, ariko Imana ntabwo yabyemera, ntabwo irashyiraho iherezo rya. Ntibishoboka. Haleluya. Amen. Imana iramutabara Moridekayi, Imana iramutabara. Uwari burare ari bupfe aba ari we uhinduka, aratambagizwa mu murwa hose. Imana izadutambagize, isi yose izabimenye. Haleluya. Kubera ko aya masengesho yacu ntabwo ibi ngibi dukora Imana yareka kubyitaho. Imana irabyumva, Imana yumva amasengesho yacu, Imana kandi iratuzi. Reka muri iki gihe turimo twite ku bandi bose, twebwe mu gihe tuguwe neza, mu gihe tuvuye muri buriya butayu wanyuzemo. Reka nkubwire, Imana igitubwira ngo tuzagera mu gihugu cy'i Kanani cyangwa tuzagera mu gihugu cy'isezerano, ariko hari ikintu iduhisha ibyo tuzahura nabyo hano muri ubu butayu, ntabwo ibitwereka. Ariko icyangombwa nuko tugomba